icyo gihe nahembwaga amafaranga makeya niba ari ibihumbi 17 twari gucuruza imyenda. Nyuma yaho nza gucuruza muri bijuteri bampemba ibihumbi 15. Imana igenda ishyiramo imigisha rero, iza kunshoboza nkora YouTube yanjye nkaba nujuje ibihumbi 100. Ni ukuri ntabwo ari ikintu umuntu akwiriye kwicara gutyo gusa ngo ngo bya bihumbi 100 byuzuye, oya. Ndabishima Imana cyane. Rero reka nshimire buri muntu wese mvuye ku musabu wa mbere ari we mugabo wanjye, kuko niwe musabu wa mbere uyu umwe ndamushimira, n'abandi bagiye biyongeraho bose kugeza uyu munsi ibihumbi 100 byuzuye. Ndabashimira, sinzi niba muri kubyumva, ni inzozi. Ntabwo mujya mwumva kariya karirimbo kameze neza kavuga ngo mu isi yacu bidusaba gusirimuka? Hari abantu byacanze, isi yacu yari inzozi. Mbasabe rero mw'abantu twujuje ibihumbi 100, ariko ndabasabye mushyigikire mwivuye inyuma n'imbere n'impande zose, mushyigikire cyane, murebe filime yacu. Ntabwo navuga ngo filime yanjye, ni filime yacu kuko namwe ni iyanyu. Niyo mpamvu wenda hari ibintu ubona ukabona biragucanze bitewe n'uko warebaga isi yacu ugahita uyoberwa ukuntu ibi bintu bihuye. Isi yacu rero ni inzozi, iriya turi mu buzima busanzwe ariyo sirimuka. Rero mumfashe muyirebe, ni nziza. Iriya filime ni nziza. Hari igihe ukina filime ukavuga se nzayireba, hari ukuntu nyine uba wumva ko utazayireba kubera ko yize, ariko ni nziza pe. Pasi uri umuntu ukomeye cyane cyane. Pasi njyewe na Pasi ni twe bantu batangije isi yacu turi babiri. Muri seni ya mbere turakina, noneho haza undi muntu wa danje cyane, mumbaze ngo ninde? Nusura atanga ide, hahita hakurikiraho Claudine. Ndamushimira cyane. Anita ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi witanga. Anita ahantu aba n'ahantu mba no kuza gukina ukuntu byabaga bimeze, ni ukuri waritanze. Jaso yaritanze, abantu mwese mwarabibonye. Ni umukinnyi mwiza ubikunze, ubifitemo imbaraga n'ubushake bwinshi. Rero mumukunde, murebe ibikorwa bye, afite ibintu byiza byinshi cyane ari hafi kubagezaho. Abantu be rero nimurambirwe, nimwicwe n'irunga. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, Nyagasani akomeze kubandindira. Uyu munsi nanjye ndi kwiryoza uko ngeze gutya nanjye ngahita numva niriye. Ariko impamvu murayizi. Uyu munsi naje nambaye ibitenge kubera ibihumbi 100 byanjye by'abasabu banjye, abantu mu nkunda. Imana ni ukuri kw'Imana, Imana ni ukuri kw'Imana. Murumva ibyo bintu ukuntu bijyanye. Ndashima Imana cyane cyane cyane, mbere na mbere. Uyu munsi ntabwo ngiye kuvuga ku bintu byinshi cyane, harimo gushima, harimo gusobanura ku bintu bimwe na bimwe. Mumbabarire munize umwanya wanyu, iminota mike itarenze 35 cyangwa 30, ntabwo ndi bubarambire. Ndashimira Imana rero cyane cyane. Ndashima Imana yandemye nkavuka nkagira ubuzima naciyemo ndi umwana butari bworoshye, nagiye mbivugaho. Imana ikabunyuzamo nyihumeka umwuka w'abazima, nta bikomere byo ku mubiri, nkakura nkamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, nkamenya ko ngomba kuvunikira ubuzima bwanjye, ngomba kuvunika njyewe ubwanjye ku giti cyanjye kugira ngo ubuzima bwanjye bw'ahazaza bugende neza. Imana yarakoze rero kumpa ubwo bwenge bwo kubasha kubitekereza, ikampa n'uburyo, ikananshoboza kubasha kubona icyo nakora kugira ngo mbashe kubaho, cyangwa se mbashe kuba wenda hari ibintu bimwe na bimwe mu byo umuntu agomba kumenya abasha gukora. Nta bidasanzwe rero nakoze mu buzima bwanjye,
nigeze kubivugaho kera yuko akazi ka mbere nakoze mu buzima bwanjye ka mbere kwari ugucuruza imyenda. Icyo gihe nahembwaga amafaranga makeya niba ari ibihumbi 17, kwari ugucuruza imyenda. Nyuma yaho nza gucuruza muri bijuteri bampemba ibihumbi 15. Mbivamo nza kujya kwiga ibijyanye no guteka, mbona akazi aho ngaho, wenda sindi buvuge amafaranga nakoreraga, ahantu nakoze stage ni naho bampaye akazi. Impamvu ho nanze kuhavuga ni uko ni ahantu hafite izina rinini, ntabwo ari byiza ko najya kuvuga ibintu byabo nkajya no gushyiraho n'amafaranga n'ibiki. Ni ukubaha akazi k'abandi. Utwo ni tumwe mu tuzi nakoze. Twampembye amafaranga makeya ariko nshimira Imana ko n'icyo gihe njyewe nabashije kuyabona, kuko hariho abantu benshi wenda bitakunze ko byacamo. Ariko ntibyigeze binca intege ko nakoreraga amafaranga makeya kandi mfite inshingano zikeneye amafaranga aruta ayo ngayo. Biragenda ariko icyo gihe n'ubundi nabivugaga na filime n'ubundi zitampemba, zitanegera, zitagira ikintu na kimwe, ariko kuko nabikundaga nari nzi n'icyo nshaka ndakomeza. Imana igenda ishyiramo imigisha rero. Iza kunshoboza nkora YouTube yanjye, nkaba nujuje ibihumbi 100. Ni ukuri ntabwo ari ikintu umuntu akwiriye kwicara gutyo gusa ngo ngo bya bihumbi 100 byuzuye. Oya. Ndabishima Imana cyane 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 cyane, ariko Imana yampaye ibitekerezo mbasha kubishyira kuri YouTube. Imana yampaye iki gikundiro mu bantu bayo, mbasha kuza kuri YouTube barankunda, nubwo n'ubundi n'izindi YouTube nari ndiho bankundaga. Imana rero mumfashe tuyishimire. Imana yarakoze guhaza ibyifuzo byanjye, nanayisaba. Urabizi abantu duhora dusaba Imana kuko niyo itanga, nanayisaba noneho no kuba nagera kuri miliyoni. Rero reka nshimire buri muntu wese mvuye ku musabu wa mbere ari we mugabo wanjye, ko niwe musabu wa mbere uyu umwe, ndamushimira. N'abandi bagiye biyongeraho bose kugeza uyu munsi ibihumbi 100 byuzuye. Ndabashimira. Imana ibamere ibyiza, Imana namwe ishyira imigisha mu bintu byanyu, kuko mwarankunze. Ndi umukinnyi mu yandi mafilime na YouTube ndagira, nyigize murabinyereka kurushaho kugeza uyu munsi. Ni ukuri mwarakoze cyane cyane kuri buri kintu. Comment nziza, imbi, inoze, inama abantu bangiraga, kumpamagara ukambwira uzakora iki kintu cyagira abantu cyigisha. Abantu mwamamagaraga mukambwira story zanyu, mukambwira ati wenda ntuzavuga amazina, ntuzagere gutya, uvuge. Numvi inama abantu bangira, namwe mwarakoze kongerera icyizere. Abantu mwagiriye abandi inama mwarakoze. Umuntu wese ufata umwanya akandika muri comment, biragoye, ni umwanya, njye mbiha agaciro cyane. Mwarakoze, muri abantu bakomeye cyane. Maze igihe kinini ndakora ibiganiro usibye igiherutse, ariko ukuvuga ngo ibiganiro bihoraho simbiheruka, murabizi, bitewe n'uko nagiye muri filime cyane, ariko ntibisobanuye ko n'ibiganiro byavaho burundu. Hari igihe nzajya nunguka akantu k'ubwenge nkaza nkabaganiriza. Ikindi ahubwo ntarabyibagirwa, ndifuza kongera kuvuga kuri iki kintu. Mu by'ukuri hari abantu benshi banditse muri comment ngo simbasubiza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ari uko mba ntashaka kubasubiza pe, message ndazibona, ahubwo wowe ntabwo ubibona ko nazibonye. N'amafoto ndayabona. Njyewe iyo umpamagaye tukavuga nakubwiyemo amafoto, cyangwa ukaba wenda wari ubizi ukanyoherereza amafoto ukambwira amazina yawe, ibyo ngibyo ndabibona. Ntabwo wowe ubibona ko nabibonye, ntukabifate nko kukubeshya cyangwa ibindi, ariko mba nabibonye. Ahubwo ikindi kintu ndashaka kwisabira abantu muri kumpa amafoto, ujye umpa amafoto 3, 2 maremare, harimo n'imwe ngufiya, hariho uburebure bwawe, amazina n'ibiro byawe n'ahantu utuye. Ubwo impamvu n'imyaka, hari
harimo nk'abantu babiri nahamagaye bari bamaye amafoto bari bajyanye na role nari mfite muri filime ko hari na filime nshyashya mfite yindi muhamagaye numva ngo abi Rubavu. Umuntu w'i Rubavu ntabwo wajya kumubwira ngo kuwa gatatu ngo twari dufite shoot muri kuwa mbere. Harimo ibintu byinshi njye niko mbitekereza. Urumva umuntu aba atuye ahantu kure muba mugomba wenda nari nzi ko ngomba kubanza guhura nabo tugahura tukabaganiriza ukuntu gahunda zigenda noneho tukaba twahurira kuri tele byakunze. Nsanga abo bantu batuye ahantu kure niyo mpamvu rero nifuje gukora iki kiganiro nkabivugaho. Ujye umpa ifoto, ayo mazina, uburebure, ibiro, aho utuye, niba wenda ufite n'indi nimero ihamagarwa atari iyo ngiyo wakoresheje wohereza kuri WhatsApp nayo uyishyireho. Icyo cyo kirumvikanye. Rero hari umuntu wigeze kunyandikira kuri WhatsApp arambaza ngo isi yacu mwarayihagaritse. Isi sinzi nimba wenda atari aherutse kureba ukuntu byagenze. Isi yacu ni inzozi, sinzi niba muri kubyumva, ni inzozi. Ntabwo mujya mwumva kariya karirimbo kameze neza kavuga ngo mu isi yacu bidusaba gusirimuka. Hari abantu byacanze, isi yacu yari inzozi. Kandi murabizi inzozi zo muri filime ntabwo ziza nk'inzozi twe tugira mu buzima busanzwe. Inzozi zo muri filime turazikina. Isi yacu rero yari inzozi. Inzozi zararangiye ubu turi mu buzima bwa nyabwo butari inzozi. Inzozi zihe? Okay. Urumva isi yacu yari inzozi, inzozi zararangiye. Niyo mpamvu mudaheruka kumbonanamo njyewe na Claudine tumenanaho amazi, turwana, tugira gute. Niyo mpamvu mudaheruka kutubona dutesha umutwe Queen. Niyo mpamvu mutari kubona Queen ari kunshakira abakiriya. Ibintu nk'ibyo ngibyo rero bisobanuke ko isi yacu yari inzozi. Iki kintu cyo cyumvikanye. Mbasabe rero mw'abantu twujuje 100,000 ariko ndabasabye mushyigikire mwivuye inyuma n'imbere n'impande zose. Mushyigikire cyane murebe filime yacu. Ntabwo navuga ngo filime yanjye, ni filime yacu kuko namwe ni iyanyu. Ari iyanjye ubwo najya nyikora nkicara mu nzu nkayireba, ariko kuko nzi ko atari iyanjye gusa ari iy'abantu bose niyo mpamvu iba iri kuri YouTube. Ndabasaba rero muyirebe. Iyi filime reka mvuge ko ni nshyashya. Niyo mpamvu wenda hari ibintu ubona ukabona biragucanze bitewe n'uko warebaga isi yacu ugahita uyoberwa ukuntu ibi bintu bihuye. Isi yacu rero ni inzozi, iriya turi mu buzima busanzwe ariyo sirimuka. Rero mufashe muyirebe, ni nziza. Iriya filime ni nziza. Hari igihe ukina filime ukavuga se nzayireba, hari ukuntu nyine uba wumva ko utazayireba kubera ko yize, ariko ni nziza pe. Twarayikoze dusoza season ya mbere irangira ari nziza. Ku munsi wa nyuma twakoze shoot, numvishije mu gitondo twabihindura tugasubirayo. Ni nziza ntabwo ari igikabyo. Ndabasaba rero kudushyigikira mukayireba, mukayisharinga n'abandi bantu bakayireba nk'uko mwabikoraga ku isi yacu. Ndabasabye muyirebe ukuntu mwarebaga isi yacu. Ndabasabye. Ubwo impamvu ngiye mba mbivuga gutya ntabwo navuga ngo muyirebe nk'uko mwarebaga inzozi zacu. Byahita bibayobera. Mufashe muyirebe nk'uko mwarebaga isi yacu, murusheho mwongere murusheho inshuro nyinshi cyane. Ikindi kintu nashaka kuvugaho ni ikihe? Simukadi irashyushye ndi kumva mise nyibagirwa, ariko ikintu cya mbere kwari ukubashimira ni ukuri kuzuza abasabu 100,000 ntabwo bari imikino. Ubu bivuye ku 100,000 tugiye kujya ku ntego ya miliyoni. Umunsi miliyoni yuzuye noneho ye baba mama we. Uyu munsi dore nambaye igitenge kubera 100,000. Ubwo ubutaha nzambara nimba ari amakoma. Ariko nukuri ndishimye, ntago numvaga ko nshobora kuzuzuza wenda 100,000 haciyeho nk'imyaka 2. Sinzi impamvu numvaga ko
nyine bizatwara igihe kirekire pe sinzi numvaga bizafata igihe kirekire ariko imana n'abantu bayo yamaye bakaba abanjye ari bo bakunzi banjye mwanyeretse ko byose bishoboka rero mukomeze munshyigikire cyane urugamba ruracyakomeje ntabwo birangiriye ahangaha ku bihumbi ijana ni ukureba filime mfite n'indi filime nshyashya yitwa umukobwa wa Karinda nziza cyane nziza nziza pe ndabasabye nayo mumfashe muzayirebe nayo vuba izatangira kunyuraho hano izajya inyuranaho na sirimuka bimeze neza nitubona bikunze abo kubiteramo n'ibiganiro babwira ukuntu ibintu by'ubwenge gake gakeya rimwe na rimwe abantu rero mwifuza ko nzajya nkoramo n'ibiganiro nka kimwe mu cyumweru muze kumbwira nka rimwe mu cyumweru njya nshaka ibintu bya danje by'ubwenge mbabwira cyangwa nimbona hari ahantu h'ubwenge nagiye basangize mbabwire ngo hano hantu hagiye wahakora ibi bintu sibyo abantu muri bubikunde mumbwire muri comment ndaza kugerageza nzijyemo zose nzisome zose ikindi ndashimira buri mukinnyi wese wagaragaye mu isi yacu ndashimira umuntu ukomeye cyane Pasi uri umuntu ukomeye cyane cyane niyo mpamvu bishobotse rwose ejo tuzajya kunywa teveri mwana wanjye ni ukuri kw'Imana Pasi uri umuntu ukomeye cyane cyane Pasi ni njyewe na Pasi nitwe bantu batangije isi yacu turi babiri muri sene ya mbere turakina noneho haza undi muntu wa danje cyane mumbaze ngo ninde Nusura atanga ide twari bukore sene rwose imwe bikarangira ko yari ibaye mu minota nashakaga Nusura azatanga igitekerezo cy'inyamibwa turayikora hatajyamo sene ya kabiri ariko gahunda tujya kuyitangira yari njyewe na Pasi twari tumaze iminsi duhura tukaganira n'ubundi dufite ibiganiro tugapanga ariko tuzakureye gutya Pasi aranyemerera ni ukuri ku mwanya we ava hahandi hirya aza hano turakora bicamo kandi bigenda neza Pasi ndagushimira cyane Pasi afite YouTube channel yitwa The Queens rero mugende mumurebera ibintu bye rwose akora Pasi aba yabishyizemo imbaraga Pasi abaganirize we na Cynthia mujye mugenda mubarebe mubashyigikire niwe muntu nshimira cyane na Nusura ku munsi wa mbere noneho Nusura we hari ukuntu ku uwo munsi wa mbere atari ari no muri mudo hari utuntu yakoze nitwacamo nk'uko yabishakaga arangije ariko arabyirengagiza yirengagiza ku kababaro yagize aramfasha uri inshuti nziza wowe uyu munsi tugomba kurara tubonanye nkagutera inkonje kubera ukuntu abo bantu ndabashimira cyane ndabashimira hahita hakurikiraho Claudine ndamushimira cyane Anita ni umubyeyi mwiza ni umubyeyi witanga Anita ahantu aba n'ahantu mba no kuza gukina ukuntu byabaga bimeze ni ukuri waritanze uri n'umukinnyi mwiza abantu mushaka umukinnyi mwiza ubwira ikintu kimwe akongeramo ikindi kandi akaguha umusaruro Anita arimo mu muha akazi warakoze nawe Imana ikumira umugisha tugomba kureba ukuntu twahura tukabinoza neza mvuye ku bakinnyi wenda nyuma ya Pasi nyuma ya Nusura na Anita ndashimira Jaso nawe afite YouTube channel yitwa Jaso Show nawe mumushyigikire murebe ibikorwa bye Jaso yaritanze abantu mwese mwarabibonye ni umukinnyi mwiza ubikunze ubifitemo imbaraga n'ubushake bwinshi rero mumukunde murebe ibikorwa bye afite ibintu byiza byinshi cyane ari hafi kubagezaho abantu be rero nimurambirwe nimwicwe n'irungu ari gutegura ibintu byiza rero ndashimira n'abandi benshi navuze amazina mu bakinnyi mu bantu badufashije kuko filime ibamo gufashanya ku buryo bukomeye cyane bibe ku buryo bw'amafaranga abayatanze ndabashimira cyane hari igihe buri utajya
mu kuvuga gutya mu magambo ngo runaka ngo yamaye amafaranga ya nayo ngo yitwa runaka ngo yagize gutya na gutya ngo aramfasha kugira byibura mbone uko mbasha kwishyura umukameramani gapusho ntabwo wamuzanaho imikino ngo umusekere utamuhaye amafaranga yakwica ibintu nk'ibyo ngibyo abantu mwadufashije mu bitekerezo ati buriya rero hariya uzandike ugire gutya uzashyiremo aka kantu ushyizemo ibi byagenda gutya ushyizemo umuhungu murabizi imbere byari abakobwa gusa ndashimira mushuti wanjye Inosa cyane umupapa w'umwana mwiza nawe wadufashije akajya aza gukina Inosa ni umuntu wakinaga ari umukunzi wa Claudine Inosa mwabonye twuhagiye twagize gute twamumenaho ibizi byinshi uwo nguwo ndamushimira cyane ndashimira n'abandi benshi ntagiye mvuga amazina ndashimira abaturanyi banjye bamfashije mu buryo bwa location zimwe na zimwe ndabashimira ku bitekerezo ndashimira buri muntu wese waciye muri filime yanjye harimo abanyuzemo ngo gusa twabipaza atari ukuvuga ngo anyuzemo oya yabaga abizi ko agiye gucamo gutyo gusa akikomereza mwarakoze namwe ndabizi ko ibikorwa byanjye mubikurikira ndabizi neza ko iki kiganiro muri bukibone mwarakoze cyane kunshyigikira kuvuga uti ngiye ngomba kugufasha gutya na gutya muri abantu bakomeye cyane mvuye rero ku bakinnyi bo mu isi yacu na timu yose 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 reka nerekeze kuri sirimuka ubwo mwabyumvishije ko isi yacu yari inzozi mwarakoze gukina mu nzozi zacu neza mwabaye abana beza mwaradufashije cyane ariko naho twagiye mu buzima busanzwe turacyabakeneye turacyakeneye imbaraga zanyu mu buryo bwose bushoboka ndetse n'inkunga zanyu mu buryo bwose bushoboka mu buryo bw'ibitekerezo mu buryo bwo gukina mu buryo bwose rero nshimire na buri mukinnyi wese mwabonye ko hajemo abantu bashyashya mutari wenda musanzwe muzi harimo abo mwari musanzwe muzi hari abo mwari muzi ko ari abahanzi hari abo mwari muzi ko bakora ibindi bintu bitandukanye ariko bakaba baraje muri filime biriya ni uguhuza imbaraga ni ukugira ngo dufatanye hariya haba harimo gufashanya ni ukugira ngo turebe ko iki kintu hari aho cyava kikagera ahandi kigera hari imbaraga nyinshi rero tuba twahuje ariko kandi dusabwa no gukomeza gushyiramo rero ikindi ntabwo twasoje kuba wenda twakina kuko hari umuntu wigeze kumpamagara arambaza ngo iriya filime nshyashya ubwo nta fishi yari yabonye arambwira ngo yararangiye ndamubwira twangije gushutinga season ya mbere ntabwo bivuze ko filime yarangiye izakomeza izajyamo abantu benshi kandi murabizi neza ko ntabwo byakunda ko umunsi umwe kuri seti haba hari abantu 50 ntabwo njyewe nishimira ko haza abantu 50 hagakora abantu 20 abandi 30 nkabana biciye umunsi ntabwo ibyo bintu mbikunda rero niyo mpamvu tugenda dushyiramo gake gakeya wabonye ko hari amasura mashyashya agiye yazamo kandi ayo masura mashyashya nta handi ava usibye ahangaha kuba munyandikira kuri nimero yanjye nongere mbivugeho njyewe nta muntu nishyuza ngo azaze ngo akine filime hoya n'umunsi nashinze imana nishoboza mu bindi bintu ndifuza kuzagira ofisi mu buryo bwo kugira ngo njye mpura n'umufana wanjye umuntu ushaka gukina filime mufashe dukore nyine ibintu biri seriye apana kuvuga ngo kandi ubwo muri ofisi yanjye bibaye ngombwa ko hatangwa amafaranga ni njyewe gutya ureba waba wayahaye ni njyewe mwaba mwahuye nkakubwira ibisabwa tukumva nyine ukuntu ibintu bigiye kugenda kuko harimo n'abantu bavuga ngo bashaka kwiga gukina filime arabikunda arashaka kubyiga rero nimbona ubwo bushobozi mbufite bwo kuba nakwigisha murabizi kwigira ubuntu ntago bibaho biramutse bibaye iryo shuri nkabona bishoboka ko naritangiza nabamenyesha ngashyiraho kamera mukabibona ko ibyo bintu byose nabitangiye ko wenda kwiyandikisha ari amafaranga ya naya minerval ari amafaranga ya naya nyine bikaba ibintu biri seriye binyuze mu buryo apana ibintu byo kuri TikTok cyangwa ahandi hariho hose bababwira ngo muboherereze amafaranga mukayatanga mbigarutseho ibyo bintu nimba warabitanzemo amafaranga bimenye ni amakosa wakoze wibabarire tuzahura
tuzakora ibintu bya danje ariko tutagiye kwaka amafaranga mu buryo butari bwo. Uraka umuntu amafaranga ntunamukinishije ntunagize gute, ntabwo aba ari byo. Ikindi nindamuka mbikoze koko nyine nkavuga ngo ngiye kugira ofisi ndabyifuza nzabikora bitewe n'uko n'ubundi hari ibindi bintu umuntu aba akora agomba kuba yagira nyine iyo ofisi. ngo Imana ishoboze ninyigira nzababwira ahantu iherereye mujye muza kundeba. Hari igihe ushobora kuba unyikundira ariko wenda uvuga uti se mu rugo ni mu rugo ntabwo ariho agomba guhurira n'abafana be, mu rugo ni gutya na gutya, ariko aho ngaho ni mu kazi ushobora kuza iminota 3-5 tukiganirira ukigendera, ari n'ibyo byonyine. Ushobora kuza ari igitekerezo n'ibyo ngibyo, sibyo? Ibyo byo birashoboka, nzabikora kubera ko ndabibona ko mfite abantu bankunda kandi bameze gutya kuri njyewe. Nanjye rero ngomba kuba gutya kuri mwebwe, tukizirikanaho ku buryo ngomba kuba mfite ahantu ushaka kunsanga, ku buryo nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu byose bihita byoroha. Munsabire abanshyira mu masengesho yanyu Imana ishoboze iyo ofisi iboneke, sibyo? Bizaba ari byiza, bizatuma ibintu byinshi byoroha bikagenda neza, hakareka kuzamo ubutubuzi bwinshi. Kuko uzi neza ko wenda ndajya mu mujyi aha n'aha mure na runaka, nyine uba uzi neza ko aho hantu ugiye uri buhahurire n'uwo muntu nyine wa nyawe, apana kubeshya ibintu biri aho ngaho. Abo reka tubihorera. Nari nkiri rero kubasobanurira neza kugira ngo mubyumve yuko ku bantu ntarasubiza, wenda ku bantu mumamagara wenda ntimumbone, ku bantu mumpa amafoto ntimubibone, ni ukuri ntabwo mba nabasuzuguye. Muri abantu bakomeye cyane kuri njyewe, muri abantu bakomeye, ibintu byose ndabibona gake gakeya. Ubu ngubu reka mbabwire ikintu nteganya rimwe na rimwe wenda kuzakora kugira ngo icyizere gikure kurushaho. Nibikunda wenda twasubiye nko gukina, nzafata nk'abakinnyi 2 cyangwa 3 n'ubundi twakuye kuri YouTube, sibyo? Njyewe nganire nabo mu byumve, nyine babahe ubuhamya bw'uko byagenze, cyangwa se wenda bw'igihe cyari giciyemo amaye nk'amafoto ye kandi akabona ntabwo nayabonye, ariko nkabizirikana nkavuga uyu munsi ndi kubona hano hakenewemo umukobwa w'inzobe, nako umumama w'inzobe ufite gutya na gutya, umeze gutya na gutya, nkabona ya foto wamaye niyo, nkakuvugisha nkumva kuboneka kwawe, nkumva uburyo dukoramo niba butakubangamiye, gutyo twahuza ugakina. Nimukandenganye, nimukandakarire, ndabakunda cyane. Nshimira umuntu wese duhura mu muhanda, ari gukubitana n'umuntu akaguhobera akakugumana hahandi uvuga Mana, ni njyewe. Hari igihe ubona umuntu ugukunda ni ukuri ukavuga nyine ukumva unyuzwe nabyo. Umuntu nimuvukana, umuntu nimwakuranye, umuntu nimwaturanye, umuntu nimwiga, nta gusa kubera ko akubona kuri YouTube ariho yagukurikiye, niho yakumenyeye, arahagukurikira, arakubonye, araguhobere, arishimye avuga ati ni ubwa mbere muye nawe amaso ku maso ariko ndumva nishimye. Hari abakobwa 2, mumbabarire nimba wenda muri abamama mwamvuze ko muri abakobwa, hari abantu batabikunda, ariko njyewe kuri njye kambivuge gutya, muri abakobwa 2 twahuye mu bihe bitandukanye. Umukobwa yaransuhuje, ndavuga arambwira ndagukunda. Uwa mbere twahuriye hafi ya Rumano i Nyamirambo, aramubera, akimubera narikanze kuko ntabwo nari namubonye, naramubonye atambuka ngengera n'ibisanzwe, asubiye inyuma abona ni njye, yaraza aramubera, ariko nyiri ukuntu yaje gutya yihuta yarankanze, aramubera arankanda. Umukobwa arambwira ni ubwa mbere nkubonye, arandekura arongera aramubera. Undi twahuye ejo, nari nagiye kugura iki ko nari mpagaze ahantu, nari nagiye kugura isabune dufurisha imyenda bari kuyinshyirira mu kabito.
uwo mukobwa atambuka ari kumwe n'umwana bari bavuye nko ku muhanda, aramubera akajya aseka akongera aya manimero ni ukuri kw'Imana twahuriye i Nyamirambo, muri abantu bakomeye cyane, turetse wenda n'abo ngabo n'abandi duhura tugasuhuzanya, abantu duhura bakambwira turagukunda, abamama, abapapa, abana, umva abantu b'ingeri zose ndabashimira rero, muri abantu bakomeye cyane. Ngana ku musozo w'ikiganiro cyanjye, ni ukuri ndabashimira nongere mbisubiremo, numvaga ari inzozi kuri njyewe mu kuzuza ibihumbi 100, ntabwo numvaga ko ari uyu munsi, nta nubwo numvaga ko ari uku kwezi, nta nubwo numvaga ko ari uyu mwaka pe, ntababeshye ntabwo ariko nabyumvaga, numvaga bizatwara imyaka, numvaga nyine nareberaga wenda ku bandi nkavuga se uyu muntu amaze imyaka iyi akora kuri YouTube afite abantu banaba, namusanze bimeze gutya, ubu noneho ngewe ni nko mu myaka iyi n'iyi, ariko Imana itugenera bitandukanye. Ndabashimira cyane cyane, ntanabasaba rero ko mwareba filime, ndabasabye sirimuka muyirebe cyane, umukobwa wa Karinda nawe araza vuba nayo muyirebe, kandi ni nako ntabwo ari izo ngizo ebyiri zonyine, hari n'iyindi iri mu bitekerezo tukiri kwandika nayo tugomba gukora, nayo igatangira kunyuraho hano kuri YouTube channel yanjye. Mbega tugomba gukora filime, tugakora bikavamo, tugomba gukora filime tukagira inyigisho dutanga ku bantu badukurikira, tukagira umusaruro dutanga mu bantu, kuko uko bigenda biba byiza kurushaho, ejo n'ejo bundi uzasanga turi gutanga akazi tugahemba amafaranga afatika, ugasanga rero nimba wenda nirirwaga mu rugo nicaye nta kintu ndi gukora, ariko nkaba nava mu rugo nkagenda nkakina, wenda uwo munsi nkaba natahana niyo byaba ibihumbi 5 cyangwa 10, bikaba biruta kuba narindi mu rugo. Rero rimwe iruta 0, mudushyigikire muyirebe cyane, nongere mbisubiremo ko inzozi zarangiye, isi yacu yari inzozi, ku bantu mutari mwasobanukiwe ziriya zari inzozi, narose nabaye umukozi umeze kuriya w'ahantu, umukozi utazi ikintu ashaka, ujagaraye, umukobwa ushyirira mugenzi we mu bibazo, ntago bisobanuye. Ikindi nari nibagiwe, hari abantu bavuze ngo birakabije, ngo nta mukozi wo mu rugo ngo umera kuriya, ntago ngiye kuvuga ngo ni ukubera iki, hariho abantu mu buzima busanzwe, tureke n'abakozi bo mu rugo tubaha akanya kabo, tubaha agahenge. Hariho umuntu mu buzima bwe busanzwe aba abayeho ajagaraye atazi ikintu ashaka, ejo yajya aha hantu kuhaba agatangira ngo wenda tuvuge ngo hari imidite, iyo nzu ntuyishyura ntugira gute, ntari ikintu na kimwe ukora aho ngaho, aho ngaho barahagukuye ubwiwe, wenda uri kuba muri famiye cyangwa se iki, bakujyanye ahandi, ngo aha ngaha naho ngo inzu ngo ni ngufi ngo irashyuha cyane, aha haravuye, ejo agiye aha ngaha ngo ameze gutya na gutya, nyine ugasanga ni umuntu ubaye hajagaraye. Filime irigisha, hari inyigisho itanga, hakazamo n'ako uko ari filime ikagusetsa, hakazamo n'uko ari igikabyo cya filime. Rero mu isi yacu harimo ibintu byinshi, mwarabibonye ko Claudine yari umuntu uzi icyo ashaka, ariko ahura na mwene wabo utazi icyo ashaka, ujagaraye, atuma nawe nyine aba nk'umusazi. Kandi koko biba, hari igihe uba ufite umwana utuje umeze neza ugendera ku kinyabupfura wamuhaye, ariko yafatana n'abandi bafite ukundi nabo bakoze, wenda byabaye bitabaturutseho, ugasanga wa mwana arahindutse. Hari igihe umukozi ava iwabo avuga ati njye ngiye i Kigali gushaka amafaranga, nimbona amafaranga ya naye aka kazi nzagasezera ngende ngiye kwikorera, yagera i Kigali yahura n'abahungu bakamuyaza, akumva ngo baramubwira ngo baramukunda, nawe agasara akamanika ibintu byose, aturiye arankunda, aragukunda cyarashaka kuguhobagiza. Ibyo ngibyo birabaye, wenda Imana irakurinze, nta nduyise utwara ngo n'ako kazi ukavemo, muri kumwe baragutumye urakase wise ugenda, niwe mugiye kujya kuvugana aho ukora, kandi wenda wari ugerageje kubana nabo neza kuruta ahandi,
uratashye ati se ko nagutumye ugiye ukamara amasaha 10 nangahe byagenze gute? Ngo nagiye nsanga bafitemo abantu benshi, ngo nanjye ngo nditonda, ngo banyakira batinze, ngo nagiye ngo nsanga ngo bimeze gutya. Nta ni byiza gukundana, ntawe uvuze ngo ureke gukundana kuko n'umugabo mwabana nta handi mwahurira mutabanje gukundana. Hari abahuriye mu rusengero, hari abahuriye mu muhanda, hari uwagize ikibazo undi araza aramutabara, bahura gutyo, abantu bose bafite aho bahurira. Ariko shyiramo ubwenge. Nimba hari intego ufite mu buzima bwawe, waravuze ati njyewe nzajya gukundana n'umuntu ari uko ufite imyaka iyi n'iyi. Uje i Kigali urasa neza, umeze neza, ari gukubitanye n'umuhungu arakubonye akuzamuriyeho irari, bya bindi wihaye ubyibagirwa. Nimba uri mu kintu, saba Imana ko ikuba hafi. Nimba uri gushaka ubuzima, n'uwo muntu ari gushaka ubuzima, mube abantu bakuru. Ubwo uti ntabwo nanze gukundana nawe, tunakundane, ariko urwo rukundo rwacu rugira imipaka, rugira ibintu runaka ruba ruretse kujyamo kugira ngo tutagira inshingano ndende twishyiraho. Ndimo ndagira inama abakobwa muri rusange, noneho abatantine bo mu ngo oho murabizi muri inshuti zanjye abenshi. Rero tumenye icyo dushaka, kandi iyo uzi ikintu ushaka biba byiza. Niba uri kumwe n'umuntu ubona ko ashobora kugira ikintu ahindura mu buzima bwawe, ko ashobora kugutera inda akaba yanakujyana, banza urebe ko byibura n'icyo kintu agishoboye. Niba ntacyo kandi nawe ukaba uzi ko aguteye inda, utamujyana ngo mujye kubana, kuko hari abakobwa batunze abagabo, sibyo? Ukaba ufite ubushobozi kumurusha, mukaba mubana, ibyo ngibyo birashoboka. Ariko se ushobora no kuvuga uti nta bushobozi mfite bw'uko yantera inda twese tujya kubana, nawe ntabwo afite. Reka dukore. Wijya gukora ngo niba ubonye amafaranga ngo wamaye se ngo 10,000 urayamuhaye, ejo yandi akubitanye n'undi mukobwa aramujyanye, niwe bagiranye gahunda, usigaye uri aho ngaho uri kuvuga ngo uriya muhungu ni umwana mubi ngo yandiriye amafaranga. Oya, warayamuhaye. Nubwo yayagusabye ariko ntabwo yagushyizeho imbaraga nyinshi cyane zo kuba utahakana. Tumenye ubwenge rero. Filime yacu yari irimo inyigisho ku mpande zose. Twe twakinnye nk'abakozi bo mu rugo, ariko twatangaga inama ku bantu bose. Ntago twari twaje kwibasira abantu gutya, oya. Twatanze inama ku buryo bwose bushoboka. Ikindi hari harimo yuko umuntu ashobora kukwitaho cyane, wenda wowe ukabigirira ubwoba, kandi koko n'ubundi hari ikindi kintu kitari cyiza ashaka, cyangwa akakwitaho cyane kubera ko hari ikindi kintu agushakaho kandi kitari cyiza kuri wowe, ariko kuri we kimufitiye umumaro. Harimo inyigisho nyinshi, ntago najya kubivuga ngo byose mbishyire ku murongo, byaba birebire nabarambira, kandi nabasezeranyije ko ibyo bintu ari bubikore. Ndabashimira rero, mwarakoze gukunda isi yacu, yari nziza cyane. Nimba bishoboka tuzongera turote. Kari agaciyemo, ariko ndabasaba kureba filime zose zinyura kuri Ketchup TV show, zose kuko zigiye kuba nyinshi kandi muzazikunda. Zizaba zirimo ibintu byiza byose bishoboka n'imbaraga zose zishoboka. Ikindi nsaba imbabazi ku makosa yagaragaye muri filime yacu Seremuka. Hari ahantu mwagiye mwumvamo amajwi y'abandi bantu bari bari inyuma ya kamera, n'utundi mutubabarire. Murabizi nta bibaho, hari igihe akanuka kwisoba nyine ikosa rikaza, ariko turagerageza kurwana nabyo bikaba byagenda bikosoka. Rero mwakoze gukurikira ikiganiro cyanjye, mwakoze. Imana ibahe byose mwifuza, Imana ihaze ibyifuzo byanyu, Imana ibanezeze kandi Imana ibishimire. Ndabakunda cyane.